Mbese wari uzi ko Banki Nkuru y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kuzamura igipimo cy'urwunguko yajyaga iheraho amabanki y'ubucuruzi kikava kuri 7.25 kikageza ku 8.25%. Ibi bivuze iki? Nyamara bifite icyo bigiye gukora ku mufuka wawe. Niba wari ufite gahunda yo kujya gusaba inguzanyo muri banki, kurikira iyi video. Niba usanzwe ukorana n'amabanki mu buryo bw'ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se ukaba managinga banki, iyi video ni yawe kugira ngo umenye ibigutegereje. Anga n'imari, ikibazo cyose kijyanye n'imicungire y'imari, ikibazo cyose kijyanye n'amafaranga, uburyo yunguka, uburyo amafaranga byarandi, uburyo amafaranga guhunga, ubane natwe kuri Bridging Finance, uzamenya byinshi bijyanye nabyo kandi bizagufasha kujya ugenda ugira ibyo uhindura mu buzima bwawe bwa buri munsi, imibereho ikarushaho gutera imbere mu buryo bw'amafaranga. Banki Nkuru y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kuzamura igipimo cy'urwunguko yajyaga iheraho amabanki y'ubucuruzi kiva kuri 7.25 kugera ku 8.25. Ibi bifite ikintu gikomeye biza kugira cy'ingaruka muri gahunda y'ibicungire y'amafaranga, mu micungire y'amafaranga ndetse kuri gahunda y'ifaranga. Bifite icyo biza gukora ndetse n'ibijyanye n'ibiciro ku masoko. Reka nka Bridging Finance dusesengure ibyabaye n'ingaruka bifite kuri umuntu wese, haba ku ruhande rwa banki, haba ku ruhande rw'abakiriya ndetse n'igihugu muri rusange. Iki gipimo cy'urwunguko tuvuga nicyo bita Central Bank Rate. Bivuze ko igiciro cy'amafaranga cyazamutse. Central Bank Rate ni igipimo cy'urwunguko Banki Nkuru y'igihugu ihaho inguzanyo andi mabanki y'ubucuruzi kugira ngo abone uko atanga amafaranga. Urugero, turatekereza nka BNR tuyifashe nk'ikigo gikora amafaranga cyane ko n'ubundi ariyo ikora amafaranga. BNR ni banque de banque. BNR niyo ihagarariye amabanki yose, niyo banque de banque, niyo iyo icunga cyangwa ikayobora politike y'ifaranga mu gihugu, kandi ibyo bigafasha no gushyira ubucuruzi ku murongo. Niyo mpamvu ibijyanye n'ifaranga byose bikorwa na Banki Nkuru y'igihugu. Kugira ngo tubyumve, tugiye kuvuga mu buryo bw'ubucuruzi. BNR tuyifate nka wholesaler, noneho amabanki y'ubucuruzi nayo tuyafate nka retailers ku bijyanye n'ifaranga. Noneho BNR ni iranguza amabanki matoya cyangwa se andi mabanki y'ubucuruzi ibijyanye n'ifaranga. Banki ikeneye amafaranga iyafata muri BNR ku giciro runaka. Niyo mpamvu uzasanga banki ifite imari shingiro ya miliyari ariko ugasanga ifite inguzanyo za miliyari 5. Nyose ziva hehe? Ziva mu bwizigame bw'abanyamuryango, zikava mu nguzanyo ya BNR n'ibindi bigo binini bishobora gutanga inguzanyo ku mabanki. Hanyuma iyo banki ntoya ifashe inguzanyo muri BNR, iyihera kuri cya giciro batubwiye bamaze kuzamura. Hanyuma babacuruzi bato nabo aribo mabanki y'ubucuruzi akaza gutanga inguzanyo ku bakiriya bayo, aribo batwebwe tujya kuyafata muri banki z'ubucuruzi, nabo bakagira urwunguko baduca. Urwunguko baduca ruvamo ayishyura cya giciro BNR yabahayeho, hakabamo n'inyungu yabo kubera ko nabo bashyiraho akazi gakomeye kugira ngo bacunge za nguzanyo zacu. Hanyuma rero iyo igiciro nk'iki kizamutse ku isoko ry'ifaranga bigenda bite? Biba bivuze ko ifaranga rigiye guhenda. Uyu munsi twavuga ko ibiciro bizamutse ku masoko, ariko mureze turebe ingaruka ziza kuba zijyanye n'uko iri faranga naryo noneho rigiye guhenda. Turaza gusanga byagiye kuba vice versa. Reka turebe ingaruka ndetse n'inyungu ku mabanki ndetse n'abaturage basanzwe. Kuri banki z'ubucuruzi, iki cyemezo kuri banki z'ubucuruzi mu bijyanye inyungu ziraza kuzamuka zijye hejuru. Banki z'ubucuruzi ziraza kuzamura nazo urwunguko. Niba wateganyaga gufata inguzanyo muri banki muri iki gihe, niba bikoroheye ko wayipostponinga ukayegeza imbere ho gato nk'amezi 6 cyangwa umwaka, wabikora. Niba wateganyaga gusaba inguzanyo mu bintu bidakenewe cyane, urugero nk'inguzanyo y'ubukwe, nakubwigira inama yo kuyikorera muri iyi minsi. Ubu ngubu ugiye gusaba inguzanyo y'ubukwe, ugiye gusaba inguzanyo y'amafaranga utagiye gushyira mu mishinga yunguka, waba uhombye pe, kubera ko urwunguko rwazamutse
ubu ngubu niba inguzanyo yatangirwaga nka 16%, ubu ngubu uzasanga noneho yazamutse ageze nko kuri 18%. Dutekereze uyu munsi niba wateganyaga nko kujya gufata mortgage loan wayifataga kuri 16%, uyu munsi nujya kuyifata banki zaguhera nko kuri 18%, kubera ko nabo aho barangurira igiciro cyazamutse. Tumeze nka wa mucuruzi waranguye aramugura ku giciro cyo hejuru, nagomba kugenda ya mafaranga yongeye ku kiranguzo akayashyira mu giciro azacuruzaho, bityo ugasanga product yari gucuruza yazamuye igiciro ugereranyije nuko yari sanzwe igura. Natwe rero inguzanyo twaziguraga amafaranga make mu banki y'ubucuruzi kubera ko Beneri yari yazitanze ku mafaranga make, ariko uyu munsi niba igiciro cya Beneri cyazamutse n'aya mabanki y'ubucuruzi urabyumva neza ko ahita azamura igiciro, ngira ngo birumvikana no mu buzima busanzwe ntabwo bisaba imibare myinshi. Ariko kandi nubwo ku mabanki urwunguko ruzazamuka n'abakiriya bazagabanuka. Ntutekereze ko buri umubare w'abantu bajya gufata inguzanyo muri banki cyangwa bari biteguye kujya kuyifata bose ariko barahita bakomeza kujya kuzifata, kubera ko bamaze kubona ko yanguzanyo yazamuye agaciro, yanguzanyo yatangiye guhenda. Biratuma hari abakiriya bifata bavuga bati reka tube turetse, cyangwa icyo najyaga gufatira amafaranga ntabwo ari icy'ingenzi ku buryo nahita njya gufata amafaranga ahenze kuri iki kigero. Bivuze ngo rero igiciro cy'inguzanyo cyazamutse, abakiriya bajya gufata inguzanyo bari buze kugabanuka, kandi nanjye inama nakugira niba inguzanyo atari yihutirwa, atari y'ibikorwa bishobora kugubyara inyungu, yihorere buretse ureba aho ibintu byerekera. Reka turebe noneho ingaruka bishobora kugira ku baturage basanzwe cyangwa abashoramari. Ku bantu bashaka inguzanyo, kwaka inguzanyo muri iki gihe birahenze. Nkuko twabivuze nyine, niba washoboraga kuba wasijya gusaba mortgage loan bakayiguhera kuri 16% ku mwaka, inyurwa akaba ari urwunguko bajyaga baguca, uyu munsi ntibigutangaze ko nujya kuyisaba bazaguca 18%, kubera ko hari icyahindutse nabo aho barangurira. Uzishyura amafaranga menshi ugereranyije nayo wari buze kwishyura ibintu bitarahinduka. Hanyuma ku bantu bakora saving, abantu babika amafaranga mu buryo bubungukira, nabo baraza kubibonamo inyungu kubera ko igiciro nabo kiraza kuzamuka. Iki ni igihe cyiza cyo gukora fixed term deposit, kubera ko aho urwunguko rwari ruri rwajyanaga nuko banki nazo zicuruza amafaranga. None kubera ko ziri gucuruza amafaranga zihenze, abakiriya bazigurira ariko ntabwo zihenze ku mpamvu zabo bwite, ahubwo nuko bishingiye kuko isoko rihagaze. Bivuze ngo naba abantu batiza banki amafaranga. Buriya iyo ukoze fixed term deposit ubugurije banki yawe amafaranga, mukavuga muti amafaranga muyafate mu gihe cy'amezi 6, mu gihe cy'umwaka, imyaka 5, muri muyafashe muyacuruze. Nabo rero batangira kungukira. Umuntu rero ugiye kubika amafaranga ye muri iki gihe araza kugira amahirwe yuko urwunguko narwo rushobora kuzamuka bishingiye ku kuba Beneri yazamuye igipimo, na banki rero zigomba kugenda muri uwo mujyo zikagira icyo zongera, haba kubo zirangurira bandi batari Beneri, haba no kubo zicuruzaho. Indi nyungu ku muturage muri rusange, icyemezo nk'iki iyo kije kiba ari icyo kugabanya cyangwa se guhangana na inflation cyangwa se izamuka ry'ibiciro ku masoko. Ni nkuko wajya mu isoko ugiye kugura ibicuruzwa, wagerayo ibyo wari ugiye kugura ugasanga ibiciro byazamutse. Hari uburyo wifatamo niba wagomba kugura wenda byinshi ukagura bike bijyanye n'ubushobozi ndetse n'imitekerereze inyuze muri analyse zitandukanye. Hanyuma turebe ku nyungu rusange. Ubu ibi bintu banki nkuru y'igihugu yakoze ni zimwe muri strategy zo kurwanya izamuka ry'ibiciro rikabije cyangwa se inflation. Iyo ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze byatangiye kuzamuka kuri rwego iwacu bigeze ko, reka ngo tuvuge iwacu ahangaha, habaho strategy zo kureba uko banki ya regulatinga isirikirasiyo y'amafaranga. Banki ifata imwe mu myanzuro yo kugabanya ya inflation, harimo no kuba bagabanya sirikirasiyo y'amafaranga mu baturage. Kandi iyo igiciro cy'inguzanyo cyazamutse, kubona amafaranga bikaba bigoye,
bituma amafaranga aba make mu baturage. N'aba make mu baturage kubera ko nta utagiye kuri banki nk'uko wumvaga ari free entry, ukagenda ugafata inguzanyo ukaza ukayikoresha, n'undi akajya ugasanga amafaranga abaye menshi mu baturage, bya biciro bikazamuka bishingiye ku mafaranga menshi ari mu baturage. Iyo habayeho kuyahenda abaturage bakayabona bigoranye, abajya gufata inguzanyo bagira amahitamo. Noneho iyo bagize amahitamo meza, bamwe bakavuga bati iyi nguzanyo reka mbe nyihoreye, urumva ayo mafaranga yazaga mu baturage abaye makeya. Iyo amafaranga ari make ku isoko, abaguzi nabo bashaka buryo ki bagabanya ibiciro kugira ngo ya mafaranga bayabone. Ntago baba bakizamuye ibiciro kuko amafaranga ari menshi, ahubwo bagabanya ibiciro kubera ko abaguzi bamaze kuba bake, bafite amafaranga makeya. None abantu bakwitwara gute muri iki gihe? Icya mbere ni ukugira amakenga ku nguzanyo basaba, inguzanyo itari ngombwa uretse kuyifata, kubera ko nuyifata igiciro cyazamutse uraba uri guhomba inshuro ebyiri. Ugize gufata inguzanyo itari ngombwa kuko nk'inguzanyo yo kugura telefone uyu munsi witaba ugahamagara, inguzanyo yo gukora ubukwe, ushobora kugira indi alternative solution ituma ukora ubukwe kandi udaspendinze amafaranga menshi. Urumva ko ukwiye kugira amahitamo meza kandi atuma ubuzima bukomeza kubaho kandi umuntu atavunitse cyane. Hanyuma uwaba umuhanga akaba umuntu uzi kwitegereza no gupima ibihe, yatangira kwizigamira kandi akazigama aganira na banki. Noneho niba uyu munsi wavuga ngo ni intego yo kubitsa amafaranga buri kwezi 100,000, genda uvugana na banki nibura mu gihe wabitse ayo mafaranga, banki nawe igiye guha inyungu kubera ko yayacuruza. Ushobora no kuzigama mu bindi bigega byo kuzigama nk'Ishema, Ejo Heza, cyangwa se ugafata nyine iyo fixed term deposit muri banki, ndetse n'ubundi buryo butandukanye abantu bizigamamo waba uzi cyangwa se utazi, ariko ubwinshi tugenda tubuvuga ahangaha kuri Muyoboro. Genzura inguzanyo usanganywe. Birashoboka ko muri contract yawe banki ifite uburenganzira bwo guhindura inyungu ku nguzanyo bitewe na situation igezeho. Ahangaha banki zirahungukira kuko biremewe cyane ko bajya kuri revising that contract, bavuga bati uyu muntu twavuganye ko igihe bizaba ngombwa ko twebwe tuzamura igiciro cy'inguzanyo yacu tuzakizamura. Nubwo ushobora kujya kubona ukabona wari ufite 16 n'igice baguzamuye kubise kuri 17 n'igice, bakubiseho ifaranga rimwe ku nguzanyo ku nyungu wajya gubaha. Ni byiza rero ko wakwegera banki yawe ukamenya amakuru ajyanye n'inguzanyo yawe, niba hari cyahindutse cyangwa hari kizahinduka, cyangwa se ukanareba nibura contract yawe ukareba ibyo wasezeranye nabo. Ndabizi abantu benshi iyo bageze kuri level cyangwa stage yo gusinya contract, bareba aho basinya cyangwa agategereza ko banahamwereka akavuga ati fata ikaramu usinya ahangaha, agasinya gusa atitaye ku byo ari gusinyira. Ubundi mwagiye musoma contract zanyu murahira. Yeah, okay. None wowe tubwire, iki cyemezo urumva cyaguhungabanyije cyangwa kigiye kugufasha kurushaho kwirwanaho uhereye ku kuzigama? Twandikire muri comment utubwire wowe uko ubibona nuko byumva. Dufashe usharing iyi video ku bandi bantu batandukanye bamenye amakuru y'ingenzi kandi akenewe kuri buri muntu wese, kugira ngo mufashe kumenya uko ikikwiriye kwitwara muri ibi bihe turimo by'ihindagurika ry'ibiciro ridasanzwe. Hanyuma reka nkwisabire udukore subscribe kugira ngo video yacu izajyaho uhita ubona notification. Turabakunda kandi turifuza komeza kugumana namwe. Tuzakorana tuganira amafaranga, dukorane tuganire imari. Reka tugumane tuganire ifaranga, tugumane tuganire ishoramari, tugumane tuganire iterambere ridatezuka. Turabashimiye, mugumane natwe ntituzabatenguha.